nongeye kubasuhuza ndetse mva n'ikaze kuri yacu update trends. Nizere ko mumeze neza, Imana ikomeze kugenda iba imigisha itagabanije. Niba utarakora subscribe, ni umwanya wo kukubwira ngo ntugende udakoze subscribe, kandi nimba ikiganiro cyishimiye niwe wongeye gukora likes kandi usharinge n'abandi bantu kugira ngo mukomeze kugenda mubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ubu rero twahisemo kujya tugenda tubabwira ku bantu isi yigeze yagira bagaciro, intwari z'isi, tubabwira icyo baba baragiye bageraho cyangwa se urugero twafatiraho nka generation ikigiye kugira ngo isi ikomeze kugenda igira abantu b'intwari. Ubu ngubu tugiye kubabwira ku mugabo w'intwari cyane, ariko cyane mu gihugu cy'Ubuhinde bita Mahatma Gandhi. Uyu mugabo yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 1869. Yavukiye ahantu bita Gujarat mu Buhinde. Famiye yari abahindu. Papa we yitwaga Karamchand Gandhi, mama we yitwa Butiriba Gandhi. Mama yari umunyedini cyane, ariko papa we batubwira ko yarayoboye ministeri yo muri state, yo mu gastate gato yakari aho ngaho mu Buhinde. Uyu mugabo ikintu kindi gitangaje yaba yarakoze, yashingiye ku myaka ye 13. Nibwo yashyingiranwaga n'umugore bitaga Kasturba Mukherjee. Bashingiye n'ababyeyi babo. Kuko urumva ni ikintu cyagitangaje kubona umuntu yashyingirwa ku myaka 13, ko kuri iki gihe byo ndane yashidikanya ko ibyo bintu bitakunda. Uyu mugabo yagiye yiga ahantu hatandukanye, ariko batubwira ko amashuri yabanze yayize mu cyaro cy'iwabo ahantu bitaga muri Paribandar, mbere yuko ajya muri Samaradas College. Ku myaka ya 18 nibwo yagiye kwiga amategeko mu Bwongereza, aho yaje kuba umubarista. Umubarista ni nk'umwavoka. Ubwo yageraga mu Bwongereza yahise ahinduka umuvegetarian. Abavegetarian ni abantu ubusanga badakunze kuba barya ibintu bikomoka ku matungo nk'inyama, ahubwo ni abantu baba bari focused cyane mu kwirira ibintu by'imboga, ibintu by'ibyatsi nyine. Nyuma yuko amaze kwiga mu Bwongereza akagaruka mu Buhinde, yaje kujya muri South Africa kuba umunyamategeko, umunyamategeko. Reka tugende tureba rero ibikorwa bigiye bitangaje cyangwa se biri Major Gandhi yagiye akora, nyine bikaba bituma ariyo mpamvu n'iki gihe mu Buhinde bakimwibuka nk'intwari yabo. Gandhi yagerageje kuba yayobora ibikorwa by'urugomo rukomeye byo kutumvira kw'abaturage. Hari ukuntu abaturage rimwe na rimwe bajya bagenda nyine bakaba bagira bitewe n'abakoloni bariho. Murabizi ko Ubuhinde bwakolonijwe n'igihugu cy'Ubwongereza, bakomeza kugenda babaremamo ikintu mu mutwe cyo kuba bakumva bakora ibikorwa bigiye bitandukanye by'iterabwoba cyangwa se by'urugomo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko Gandhi yagerageje kuba yabiyobora, agerageza kuba yabayobora mu nzira nziza kugira ngo bareke ibyo bikorwa by'urugomo cyangwa se bitari byiza. Nanone Gandhi akaba ari mu bantu bahaye ubwigenge Abahinde. Niba usanga iyo bavuze umuntu ngo yahaye ubwigenge igihugu, nuko nyine aba ari we wari uyoboye nk'icyo gikorwa, ari we wazanagamo ibyo bitekerezo bikuru ngenderwaho kugira ngo babashe kuba bakigaranzura ingoma y'abakoloni bahari, bakabasha kuba nabo babona ubwigenge bwabo. Nk'uko nababwiye, Ubuhinde bwakolonijwe n'Abongereza. Tudatinze, hari amagambo Gandhi yagiye avuga nyine n'ubu kuri generation y'ubu natwe yaduteramo kuraje, cyangwa se nk'amagambo nyine y'ubwenge ubona ko ari ingenzi mu bihe by'iki gihe. Gandhi yaravuze ngo niba ushaka impinduka ku isi, bari wowe uyikora. Niba ushaka abantu bareka kuba abanebwe, ihereho ureke ubunebwe. Niba ushaka abantu bagira ibikorwa by'ubutwari cyangwa byo gufasha, ihereho utangire ufashe. Impinduka ushaka ku isi bari wowe uyizana, bari wowe uyitangiza. Yaravuze ngo nutagira ikintu ukora, nta n'ikintu uzabona. If you do nothing, there will be no result. Nimba nta kintu ukoze, nta n'umusaruro ugomba gutegereza. None Gandhi yaravuze ngo ahazaza hubakwa n'ibyo dukora ubu ngubu.
ahazaza hacu tuhubaka bigendewe n'ibyo turi gukora ubu ngubu. Kandi none yaravuze ngo sinzigera ntuma hari umuntu ungendera mu bitekerezo afite ibirenge byanduye. Muri make nyine ni amagambo y'ubwenge, ariko ibashe kuba yasobanura ni nko kuvuga ngo sinzigera ntuma, subwo hari nk'umuntu ushaka kunyinjizamo ibitekerezo bye byanduye n'ibitekerezo bibi. Hari ibitekerezo wumva nawe bitubaka rwose, ari bya bitekerezo bisenya. Kandi none yaravuze ngo nta muntu wabasha kumbabaza ntamuhaye uburenganzira. Tuvuga kubabaza ariko ntumve ngo kuba umuntu yagukubita yakwica. Oya, kubabaza nyine ari ukuntu umuntu ashobora gukorera ikintu, cyangwa se umuntu akaba yakubera nk'inshuti ariko iza kubabaza, cyangwa se akakubaza bitewe n'ibitekerezo akubwiye. Nibwo rero yavuze ngo nta muntu ugomba kumbabaza ntamuhaye uburenganzira. Buri muzareba kenshi na kenshi abantu bababaza ni mwebwe mwabahaye uburenganzira, umuha umwanya ukamutega amatwi, ubwo rero yamara kugushyiramo ya myumvire ipfuye cyangwa se bya bitekerezo bipfuye, bikari aribwo atangira kugenda akubabaza. Yaravuze ngo baho nk'uzapfa ejo ariko wige nk'uzabaho iteka ryose. Muri make mu gihe cyose ubaye uba witeguye ko isaha n'isaha wapfa, ariko nimba uri kwiga ikintu gishyashya cyangwa se kwiga nyine ubuzima cyangwa indi experience muri rusange, yige nk'uzabaho iteka ryose. Buriya rero baje kuvuga ngo uzarebe kenshi na kenshi hapfa abantu beza, hagasigara babandi baba barushye isi. Kandi nubwo yari intwari gutya, ariko yaje gupfa ku itariki 30 z'ukwa mbere 1948 ku myaka ya 78. yishwe arashwe mu nzu bitaga Bila House iba muri New Delhi. Ariko nanone Gandhi akaba yarafite umuryango. Gandhi wa mugore bashyingiranywe ku myaka 13, babyaranye abana 5, ariko uwa mbere ntabwo abashije kuba uwa mbere, yarapfuye. Kandi bakaba barabyaye abana b'abahungu gusa. Bityo nabashishikariza ni ukugira ngo tujye twumva amateka y'umuntu nk'uyu wabaye intwari, tujye tumwigiraho, turebe se uyu muntu kubera iki ibi ngibi yabikoze, twumve nyine amagambo y'ubwenge yasize avuze, kugira ngo natwe tubashe kuba twaba intwari mu gihe cyacu. Kuko isi turiho ni isi ikeneye abantu b'intwari, kugira ngo tubashe kuba twahangana n'abanyabitekerezo bibi bagenda bavuka umunsi ku munsi. Komeza no kubashimira. Nimba utarakora subscribe nagusaba kuyikora, kandi nimba ikiganiro wakishimiye ntibagirwe kugenda udashyizeho like, kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Urakoze, ntawe utaha.